Ikaze nanone kuri BVN TV Rwanda, njye wumva n'igikundira Rine, tugarutse muri cya kiganiro cyacu cyitwa Menya Byinshi, hahandi wumvira ibintu byinshi bitandukanye, hahandi umenyera bya bintu udasobanukiwe, hahandi uba wumva hari ibintu udasobanukiwe, niho ujya ukumva ibintu byinshi. Niyo mpamvu ikiganiro cyacu cyitwa Menya Byinshi. Uyu munsi se ngiye kubanza nkubaza ikibazo, se waba wibaza impamvu ibintu utabigeraho nk'uko wabipanze, cyangwa se hari igihe ujya wumva wasigaye inyuma? Muri iki kiganiro cyacu ugiye gushira amatsiko kuri ibyo bintu, kuko uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitera gutsindwa mu buzima. Bya bintu utagisobanukirwa, urapanga ikintu cyangwa urakora ikintu ukabona ntutera imbere, ukabona ntago ugera aho ushaka kugera. Tugiye kureba ikintu kibitera ndetse turebe n'inama tuhabwa kugira ngo tubigereho. Ariko mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu, niba utarakora subscribe yikore kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro byacu, byaba ibishya, byaba ibyo utaruzi, byaba ibyo ukeneye kumva bishya, byose ubyumve. Tudatinze reka dutangire ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni ukutagira intego. Muri ubu buzima iyo udafite intego, iyo utapanze ibintu byawe uko bikorwa, biragorana. Uzarebe nka mu gitondo iyo ubyutse ugasanga nta kintu warayipanze cyangwa nta kintu ubyutse ngo upange uza gukora, umunsi wawe ntugenda neza. Umunsi wawe uhora uvuga ngo umunsi wantunguye, nta kintu kidasanzwe nabonye, nta nyungu, ntaki. Ariko iyo ubyutse mu gitondo ukagira ikintu upanga, hari ubwo bigira akamaro gakomeye cyane. Rero inama naguha wowe muntu utagira intego cyangwa utajya upanga intego, uyu munsi tangira upanga intego y'umunsi. Nubona bigenze neza uzapanga intego y'icyumweru, intego y'amezi y'ukwezi kumwe, intego y'amezi 3, ndetse kuzagera ubwo uzagira intego y'imyaka runaka cyangwa se y'umwaka. Ikintu cya kabiri gituma umuntu adatsinda cyangwa atagera ku kintu yifuza neza ni ugucika intege. Gucika intege vuba mu bintu utangiye gukora. Wenda utangiye umushinga, utangiye ikintu runaka, habayemo ikibazo, uhise ucika intege, uhise uvuga uti reka mbireke, ntabwo ndabona atari ibyanjye. Ariko buriya iyo usubije amaso inyuma usanga uko byagenda kose ikintu cyose utangiye cyangwa ikintu cyose wakora ntabwo haburamo imbogamizi, kandi iyo umuntu atihangana imbogamizi nta kintu yageraho. Rero gucika intege vuba ntabwo ari cyo kintu, ntabwo ari cyo gisubizo ku kibazo ushobora kugira mu mishinga yawe ya buri munsi cyangwa se mu kintu wari wapanze gukora. Irinde gucika intege vuba, ahubwo nubona cya kintu kiguciye intege wumve ko ukwiriye gukora cyane kugira ngo nacyo kirengeho. Ikintu cya gatatu gituma umuntu atagera ku byo yifuza ni uguhitamo inshuti mbi. Buriya inshuti ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu. Inshuti zacu zifite uruhare rukomeye mu iterambere ryacu ndetse no mu mikorere yacu. Nshobora kuba mfite inshuti yanjye ariko ni za nshuti zitwa inshuti mbi. Ya nshuti napanze kujya mu kazi kanjye nzindutse kugira ngo ngire ibyo ntunganya, kambwira iti ariko reka turare hano, ntago akazi ari ingenzi cyane, turaza kubyuka igihe dushakiye. Iyo nta nshuti yirimo. Ushobora kuvuga uti, ushobora kugira inshuti ikajya ikubwira iti koresha amafaranga n'ubundi n'indege irashya. Abantu benshi bakunda kubikoresha, ariko buriya ntabwo indege yashya utayigira. Ntabwo indege yashya utayigira. Ukeneye gukoresha amafaranga yawe neza, ukeneye gukoresha igihe cyawe neza, ukeneye gukurikiza amabwiriza y'ibyo urimo kugira ngo bigende neza. Ibyo kandi iyo ufite inshuti mbi biragora ngo bigereho. Rero hitamo inshuti nziza, inshuti z'umumaro, inshuti mizi, za zindi zigufasha mu bihe byiza n'ibibi kandi zikugira inama nziza. Ikintu cya kane gituma umuntu agira ibibazo byinshi mu buzima ugasanga ntagera ku byo yifuza ni ukubura discipline, kutagira discipline. Discipline ni ikintu gikonta cyane. Discipline iyo utayifite biragora. Imyitwarire yawe niyo iguhesha kugira ikintu ugeraho cyiza. Ushobora kuba uri wa muntu utabwirwa, uri wa muntu utumva, uri wa muntu w'umuhanga, uri umuhanga, ufite amafaranga, ufite byose, ariko wabuze discipline.
iyo udafite discipline mu bintu byose birangirika, ibintu birapfa, ibintu ntabwo bigenda neza kuko nyine ntabwo ufite imyitwarire myiza, ibintu urabyitwaramo nabi, urabona amafaranga ukayasesagura, ufite ubuhanga ariko uragira muri kampani ikomeye ugiye kuyikoramo ugasanga niwe muntu ukererwa, niwe muntu uvuga amagambo atari meza, niwe muntu ugandisha abakozi. Rero kugira ngo ugere ku byo wifuza, kugira ngo ugire ikintu ugeraho gikomeye, usabwa kugira discipline mu bintu byose. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma mu bintu bituma umuntu atagera ku bintu yifuza cyangwa kutagera ku ntego ze, ni ugutinya impinduka. Gutinya impinduka mu buzima, utangiye ikintu usibona impinduka zitari nziza cyangwa nziza. Reka twivugire ku mpinduka nziza. Wenda ubonye ikintu kuba biteganyije siko bigenze, usibona impinduka nziza ariko nturebye ngo ese izi mpinduka zizahoraho cyane izigiye gitoya. Reba niba izo mpinduka kuko uri buzibyaze umusaruro ugakomeza ukagera ku bindi, cyangwa se uri buzifate ukagira ikindi kintu zikoresha gikomeye, cyangwa se ukagira n'impinduka mbi. Nanone impinduka mbi ntizikaduca intege, aribyo yandi bigendana no gucika intege twavuze ku mwanya wa kabiri. Ntibigatume ducika intege mu buzima bwacu, mu byo dukora byose, ngo twumve ko tugomba gucika intege kuko tubonye impinduka. Impinduka zigomba kubaho kugira ngo ibintu bigende neza, ntago kandi ibintu byose byagenda nk'uko twabipanze. Rero niba ushaka gutera imbere, ushaka kugera ku byo wifuza, ugomba kwemera impinduka zikaza mu byo ukora, kandi ukemera ko zigomba kuza, ukumva ko nta n'ikibazo biteye. Wabyumviye rero, ibintu bishobora gutuma umuntu adatera imbere cyangwa ngo agere ku byo yifuje cyangwa agere ku byo yifuza. Niba utabyibuka, ikintu cya mbere ni ukutagira intego, cya kabiri gucika intege vuba, cya gatatu guhitamo inshuti mbi, cya kane kubura discipline, icya gatanu ni ugutinya impinduka. Ese we muri ibi bintu niki kigiye kikugora mu bindi? Andika muri comment niba hari ikintu waba ufite kikugora muri ibi ngibi, ndetse iyi video nayisangize inshuti zawe kugira ngo zibashe kumva zino nama, zibashe no kumva uburyo zishobora kwirinda bino bintu. Wakoze kubana natwe kuri BVN TV Rwanda. Njye wumvaga n'igikundira Rine, ikiganiro cyacu nakagaruka. Niba ushaka gukurikirana ibiganiro byacu, niba ushaka kujya ubyumva buri munsi, kanda kuri subscribe, ukande kuri share, ukande kuri comment, uduhe comment ndetse uduhe na like kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byose. Ikiganiro cyacu cyamenya byinshi nakagaruka. Mwakoze.